Kuri ntago ari amafaranga wigeze uyatwara uyakura hano. Umva ukimara kugenda nukuri kw'Imana ntabwo ninjye ntwara ayo mafaranga kasi nshaka agasaraba nk'akarenga icyenda aho shimvaho ngo mureke aberemo ubuntu we urumva ibyo bintu atari ukumugunduza urumva urubuga. Hi guys, turabasuhuje umuryango mugari wa siblings, turabasuhuje twari tubakumbuye. Njyewe ubu ndi hano ngarutse ndi umuntu umwe, ni Betty, banyita Betty ku bantu bashyashya muri Sanga n'abari basanzwe. Mukomeze kwisanzura kugira ngo dukomeze kuba umuryango mugari kandi tuzatera imbere, twongere dutere imbere. Twebwe turabakunda namwe mujye mudukunda. So rero nkuko mubibona ngarutse ndi Betty, ndi njyenyine. Iyo haje ari umuntu umwe nkuko bisanzwe, nkuko mumaze kubimenyera, iyo haje kuri kamera umuntu umwe haba hagiye kuba ikintu cy'agashya. Uyu munsi mbaza ngo bimeze gute? Nari nibere mu rugo, uyu munsi turi Sunday, hanze harasa neza, hari ikirere cyiza, hari izuba, nta mvura yigeze igwa. So nari niriwe mu rugo, Tausi yaragiye kuza kundeba mu rugo. None yamamagaye nyine, ntabwo nari mbizi ko ari buze kundeba, amamagara nko mu saa 3 gutyo. Arambwira ngo hari gahunda nyine, hari ibintu yaragiye kunzanira mu rugo. So rero ibaze ubu tugiye kugera hafi saa 6, yambwiye guhera saa 3. Ndamutegereza none mbonye bigeze amasaha, ndavuga ati kamuhamagaye mubaze nimba azisa cyangwa atakije. Arambwira ngo ari mu nzira arimo araza. Umutima uhita ati ariko wabanza nkamukorogamo mu bwenge, nkamukoroga akabanza akibaza bitamba ko kantu mise ngahimbira aho ngaho kabisa. Akantu ngiye kumukorera, ngiye kumwirukana iwanjye burundu ku buryo atazahagaruka, azajya areba n'inzira izayo akavuga ati iragatsindwa. So rero singiye kubabwira ukuntu ngiye kubigenza, singiye kuvuga ibintu byinshi, gusa mumenye ko gahunda ari ukumwirukana. Kwirukana umuvandimwe namwe mubyibaze, aje no mu rugo uramwirukanye neza wamushwishwirije ati genda, ariko ntabwo nabikora pe. Ni inshuti yanjye, ndamukunda, ahubwo amaze n'iminsi ngaho atahaza mba numva narwaye. So rero biri bumutungura ukuntu mba nkomeza mupushinga, se twabonanye uyu munsi kubashe kundeba, nkahita ngiye kumukora ibintu ngiye kumukora, biramurenga cyane, ariko ntabwo nshobora kubikora. Mba niyo naba mpfuye umurambo wanjye ntabwo wabikora. So turabakunda, dukomeze tubane mu kanya. Ngiye kuba nkatinze, ikibazo ndimo mfite ni ahantu ndi buhishe kamera, ni phone ndimo gukoresha, ndashaka kuyishyira ahantu ku buryo iri bube isa nkaho inyegere kugira ngo amajwi aze kumvikana kandi atari buyibone. Ubu ngiye gushakisha uburyo ndi wihasetinge noneho akaza ntayibone kandi amajwi akabasha kudukurura neza akayijya, ariko ndayishyira mu bice byo kuri get to niho ndi bice. So tubane, turabakunda. Abantu batarakora subscribe mukomeze mudusupportinge, mukore subscribe, mu likinge, mu sharinge, mushyiraho comment, nyine mutwereke urukundo pe. Natwe turabakunda, turi hano ku bwanyu aba siblings. Negeze intebe imbere kugira ngo negere amajwi yanjye abashe kumvikana. So rero nashyize hano intebe kugira ngo aze ntambwire ngo tujye mu nzu, ahite nawe yica kubera ko araza arushye, hari ikizuba n'akantu mbega nyine arahita yicara hano. Noneho reka mutegereze, ndogeze aha hirya araje. Ninasiri na Yesu mana yanjye, ntabwo nzi kuririmba. Ibi bintu birankora, ibi bintu ngiye gukora birankora, abo mbanza ari wite yivumbura ntazagaruke. Nguriye sa ngwino ufungure. Mufungurira rero kuri gate.
yewe gawe niriwe baha Meze bite? sakomeza nk'umuntu atankumbuye Iko sava wetutsin Umwana yari yituyemo. kakenje katarakaraba bite se maya tujya gukora ikiganiro se wishe mwana wishe mutoni umva bite se amakuru twarabura Bimeze bite? fresh majestic shaka agapira ndagakora none se kwese ndeba nta mwenda ufite Ariko ndeba nta urabimuhaye? Ntibihaye sa? Yuze nta mese nkabanza nanjye nkirebe. ni ngombwa urabiyobewe shana ari mbakumbuye cyakora mba nari nkumbuye ibana cyane kurusha ibindi Ese nakubwiye ngo ube umutwe Kose nakubwiye ngo ube motari ukanguka ukinsista nguze kubera iki wumva gushaka kuza iyo ubiha motari kubera nari mbakumbuye ariko uranjimye usa nk'ugira gutya ugira neza inyuma kare ntaribi ariko wicaye nyine utandeba kubera ko n'ibintu rero gutya Icare neza nyine ureba imbere ariko se nyine uburyo nawe wicarane n'umuntu utamureba ndabona ibyana byarahindutse ese kabiri kangahe we nsista nguze hano ese ahubwo ni kabiri kangahe mbisaba kugira ngo ni kabiri kangahe mbisaba kugira ngo nyine nakubwiye ngo ibintu byanjye bihe motari abinzanire wowe ureke kuza urangure nsista kuki mukunda kugenda mu ngo z'abantu ntabwo wanshakaga se kunaherutse udakunda kugenda mu ngo z'abandi byaje kugenda bite ntabwo nshaka ntanareke ntabwo nshaka ntabwo ari ibyo ariko mininze ndakubajije meruka njyewe udakunda kugenda mu ngo z'abandi ahubwo usigaye ubikunda usigaye wumva wakwiriye kugenda mu ngo z'abandi reba nk'igihe wampamagare saa tatu ngo uje hano buriya se wumvaga ingo zingahe zinga nta gihe numva ngo uri mu ngo z'abandi are you sure ariko urimo urakina siko ufite black uhera ku wa mbere uri mu ngo z'abandi uzigendamo wa mbere se nta nubwo ukigira umwanya wo kwicara mu rugo iwawe ngo wicare utuze none reba uzi ko buriya numiwe numvishe umbwiye saa tatu ngo uje hano ubusa n'ibitanje ako moto kandi ndabona wabigize big deal we ntabwo byari ngombwa abamotari nicyo babashyiriyeho kubatuma ibintu wari kubibaha bakabinzanira banakwirirwa uza kwirirwa ukomanga ngo uje hano uri seri ariko ibintu urimo uravuga ko numva wabivuze ukongera ukabivuga ukongera ukabivuga narenze iyo byambangamiye none se kugira ngo umuntu aguhishe ikintu siyakubwiza ukuri kandi unagabanye rwose n'ahandi hantu ujye umenya igihe ugirayo nta bintu byo kubyuka mu gitondo ngo ubyuke ngo ndaje ibyo bintu hari aho nese kabiri kangahe mbikoze n'uyu munsi nyine ntabwo wari kubikora kandi usigaye njyeho ikintu bimaze kubona usigaye ukunda kugenda mu ngo z'abandi zingahe se zo kwande nande nzi kubarurira iwawe ujya hose ntabwo wazi nyine hambwire njye ntaho nzi ubu se hano wari uje gukora iki kwejo twari turi kumwe wiseka njye byambangamiye igitangaza ariko uri muri job sibyo ntabwo ibyo wabinkora ntabwo wabinkora pe nese reka nkubaze amafaranga uhaye motari akuzana ntabwo noneho uranata wumve n'ukuntu ugira imibare mike uri butange nagusubizayo ubwo warishwaga n'icyuze iyo uhereza motari ibintu akabizana ukamuha nimero yanjye akabinzanira nibyo mpamvu mvuga ngo ukunda kugenda mu ngo z'abandi ibyo biva byibwisha ufitiye sitori we ubwo se njye noneho iyo tumaze iminsi tutabonana mba numva nataza
naherutse ninjye mpora nkwinginga ngo tubonane mba nawe numva nsigaye mbona ntazi pe mba numva ntazi kandi ibyo byose biterwa n'uko nyine usigaye ufite ingeso yo kugenda mu ngo z'abandi. ese ntabwo ujya wambara udaherana mu rugo uri mu rugo sha mva nkubwire y'abadata we mva nayo ifite inkuru do nicyo kikuzanye ese ntoreba ukuntu ujukanye wambundikiriye urandeba mu maso nta nubwo utuma mpumeka, reba ukuntu wanyegereye. ese umunsi ko wanyanze none kabaye umuntu ntazajya akubwira ngo uramubangamiye jya ubyubahire. nese mbangamye mu igira hirya nyine barakubeshyesha nigendere se kandi genda noneho ahubwo ndagira ngo nkumenyeshe ko hano hatanzwe itegeko ko utazahagaruka. ninde se waritanga gusa urumva ari haba ururitanga. niyo mpamvu buriya njye niyo mpamvu nkubwira nk'umuvandimwe nizajya nkubwira ikintu jya ucyumvira. na kabiri kangaho ubona umbwira ngo uze kundeba nkakwangira ubundi ko mbisamira hejuru. uyu munsi nimba nabikubwiye ntabwo ubishaka se nese nimba nakubwiye ngo ntuze kuki utatekereje impamvu ndimo nkubwira icyo kintu ukanga ukinsisi tukaza. ni uko hano hatanzwe itegeko ko tutagushaka utazagaruka kubera impamvu runaka. uranga urahatiriza uraza kandi nabikubujije. iyo abantu mukunda kuzerera ntabwo rwose mugira ako muto kubera iki ndimo ndakubwira ibintu ugashaka kunyijyaho umuntu w'umuhatari nese kuki utumvira. oya ndabizi ni blague urimo ntabwo ari blague ni blague kandi ntabwo ibyo bintu mbikubwira. ngiye ndakubwiza ukuri ko hano utazagaruka. noneho ikigiye kugusetsa rero ngiye kujya ndaba cyangwa se nimuke ibintu n'ibintu umuntu azagukumbuye ubwo uzi umukumbuye kandi ejo twari kumwe. none se ubwo uba utekereza ko umunsi umwe ari umwaka ejo ntitwatandukanye nka 4:00 ku manywa. ubu ngubu amasaha wowe wibigira blague umva mubwire naguze umva stories rero cyagiye burya dutandukanye shabana ndakubitanye n'ibintu urumva ndavuga ati sha uyu munsi I can't wait kuza kumwitoka nkabikubwira mbona utabyitayeho ubu ndavuga inkuru ako muto kudasanzwe umeze wagiye ukaza kuzimbwira kuri phone ko ndeba utitayeho wagiye ukaza kuzimbwira kuri phone ko nkwinginze ntashaka yuko uri bumare n'iminota 30 hano. umuntu nimba akubwiye ngo ntabwo ushaka iwe nyine. wambabariye ukamfasha ukagenda ukajya kuririra mu rugo noneho njyewe ibyo turi buvugane ko tubivugane kuri telefone. nakwinginze ngo ntuzi ubwo nayo marira washakaga. nese ntabwo ubizi ko ngira amarira hasi none ko ari ibyo nangaga ariyo mpamvu nakubwira ngo ibintu byanjye bihe muto ukanguka ukunda kugenda mu ngo z'abandi wa mukobwa we. nese mutungu ni itegeko ryatanzwe hano ngiye ari ku bwanjye wajya rwose nta kibazo ariko ntabwo ari ngiye utanga amategeko hano. ntabwo wemerewe kuzagaruka hano. nese nakoze iki se nakoze iki ko mutanakimwe ubushize igihe uheruka hano hari amafaranga yari hariya ku hejuru y'akabati 20,000 ayo mafaranga yarabuze kandi nta wundi muntu hano wayatwara kandi yabuze umaze kugenda. niyo mpamvu rero kandi si ubwa mbere hano wabuze ikintu nuko nceceka simbikubwira umaze kuhaba hagahita habura ikintu. rero kugira ngo umuntu azashware n'umuvandimwe genda tujye duhurira hanze cyangwa nza kukureba mu rugo. muto ndiba muto ntabwo nkubwiye ariko ngo uribe genda ntukazajya umbeshyera se kubera icyo ubeshyera umuntu njyewe ubundi ugiye no kunkubitira hano. ntabwo nkubwiye ngo uriba njyewe ntubifate nabi. ntabwo nkubwiye ngo uriba
ariko turambabaje n'ukuri kw'Imana wirifata nabi. Ese ubu igihe tumaranye hano ko si ibintu bibura ari uko uhavuye. Nabuze ipantaro yanjye bwa mbere ndicecekeye, urahavuye tubuze amafaranga. None si ubwo genda ntukazajya umbesha ushaka no gusanga ari cya gipranka wakinnye umukozi akakibona yarangiza akajya kuyiba mwangiza mukambe akayakoresha iki? Ayo mafaranga yayiba akayakoresha iki? yohereje iwabo. Nese kuki biba umaze kuhava? Kuki biba umaze kuhava? Shamuto cyo kwareka nkubwire n'izina ry'Imana uramba. Nyine genda subira mu rugo ibyo bintu kuko niba itegeko ryatanzwe hano nkabikubwira ukanga kubyubahiriza. Genda nkubwiye ikibazo ukuntu kimeze, genda ngiye turaza kuvugana kuri telefone. Ni tuzajya dushaka kubonana tuzatubonanira ahandi. Shamuto basi wambabariye n'ukuri ntabwo ngiye nigeze niba ayo mafaranga. Basi reka ngusaba imbabazi, ngiye ntabwo nigeze nkwiba amafaranga yawe. Nta bindyarya rero burya ikintu hari umuntu nigeze kumva avuga ngo indyarya zihuta gusaba imbabazi. Noneho nawe urabikoze mpita mbona ko ari ibyo. Muto njya ngusaba imbabazi ubyange kandi unambeshya. Kandi nkubwira ngo ugende turaza kuvugana kuri fone. Muto ntari bireka nigende ubwo nta kibazo. Nese ubwo kugiyurira umva mbanza nkubwire tubanze tuvugane. Umva nkubwire. Ese ngwino nkubwire tubanze tubivugane twumvikana ahantu tuzajya duhurira. Nese kuba utazagaruka hano bikuyeho ubuvandimwe. Birarangiye nje nawe birarangiye. Kuba se nkubwiye ngo ntituzongera kubana nabikuyeho ubuvandimwe. Ese ngwino wikwigira gutyo. Netse abanzanira urufunguzo bamfungurira nigende neza umuto jumba bari mubwiza ukuri sibyo. Nese mbari ubwiza ukuri ntago ari amafaranga wigeze uyatwara uyakura hano. Kwe umva ukimara kugenda n'ukuri kw'Imana ntabwo nigeze ngiye ntwara ayo mafaranga kasi nshaka agasaraba nkakarenga. umva nkubwire ni Pastor Julienne yigeze kuba arimo kwigisha aravuga ngo kera ngo iyo ngo bari abana ngo iyo babaga bakoze ikintu ngo abizi neza ko yagikoze ngo iyo bapfaga kuvuga ngo ndumva nciye umutarama ndanawurenze. None nawe ibintu urimo nkora ni ibintu none ushatse kuvuga ko nabikoze muto nta kibazo ngiye nabyemeye wambeshyeye ariko ubwo nawe hari shitani yaguteye ntaribi reka bamfungurire ngende. Ngaho yamira rero sigo yanyishyuye yaguye se ariho yaguhaye cyenda aho shimvaho nyiyura amafaranga cyenda pfaho. Ndarahindukira mwereze Imana yanjye uzi ko ugiye guca hano umusaraba ngo urarahira ndavuga ati none harayibonye dore kamera muri turiya tugiriyaje gira neza wicane neza ahubwo nakwinginga ngo ureke kuntera icyugaza kugira ngo urebe muri kamera ukangukanye utambwiye ko ari bya bipranka byawe byose kubinkorera. niba se wandi gukorera ko nanjye mba nakwishyuye nawe twaravuze gikuremo ubundi ngira tuyizane neza bakurebe bon bakubone ubundi mba nakwiteguye bebe. Suza abantu bandusuza abantu tawusi we utarakaye Imana nsuza utarakaye n'umutima mwiza ibintu oya reka mubwiye tujye tureka ibintu ibintu n'izajya biba buri muntu ajya byakira sibyo. To be honest ni abanyarwanda usubu warutekereje ko ari nde wakwirukanye
nanjye byari byanyeye hose se muramu wanjye amujeho azanyica noneho ariko ndabizi ko atabikora ahubwo we nari muzi ngo ubaye ikivandimwe cye oya yabinshishamo akamubwira dupfuye iki ko wiba uri ikijura ntujye ukunda no kugenda mu ngo z'abantu ariko gushinga nari mbaye urujura koko mwese mu kuba umujura no kukwirukana hano ni iki cyari kikubabaje cyane byose birababaje nyine cyari kubabaza kurusha ikindi ariko kamubwire nari nkwanze kamubwire muto ose usubira byari wivugishije ngo vaye dupanga ahandi hantu tuzajya duhura ukunda kugenda mu ngo z'abantu byari binyoye no kunana baba bandekarama kuko ngo sinsurana cyo karagazi gusurana ntabwo ari akantu kanjye si impano yanjye aka kantu kagiye gutuma ngiye kujya nsurana umva rero ngutere sitori kugira ngo unasanga aha hanze ukuntu byari bigenda sitwa najya nkunda no kuza hano imbere nari numvishe induru hariya hirya ubwo ngo hari habaye iki cyakoze amana reka mbabwire aka kantu nako tukavugeho abarandirode baragowe nubwo tujya tuvuga abapangayi ngo nabo baragowe ariko n'abarandirode baragowe abapangayi baratudide ubwo intambara zari zirimo hariya nizo nari nsoze ndimo ndebera hariya mu magiriyaje umuntu yakodesheje inzu hariya urumva arangije kuyikodesha so kubuvuza amabanga y'abaturanyi oya ntaribi nyine byabaye ku mugaragaro ku karubanda abantu bose bari bahuruye nuko kabara ntabwo duturanye na neza ni hirya cyane harimo impunzi nta nubwo narize abantu babamo noneho ngo akodesheje yari amazemo ukwezi kumwe urabona ko akundi umuntu atanga avansi ngo ako kantu k'abarandirode nako n'abapangayi tuzakaganireho twumve ubwo se wamurisi ikiganiro gishyushye tugiye kubicamo ariko tuzakiganiraho tunavuga na experience y'abarandirode twagiye duhura nabo twebwe njye nawe amavandimwe abarandirode bacu mwana we umva ariko ufite uyubahwa urumva iyi cyakoze uyu nguyu ufite kabisa wagira ngo n'Imana yagiye amuterura mukuza urumva ariko se ukuntu byari bigenze nanjye mba ntangiye kubara inkuru ngo yamuhaye avanse y'amezi 3 urumva arangije none ngo yanze gusinya kontra ngo amureke ukwezi kumwe akuberemo ubuntu ako se ni akantu ka resitorune navuze ni ukuri kwimana abantu bararuhanya ngo amureke ukwezi kumwe ngo akuberemo ubuntu yaramubyaye abarandi badari igihe nyine nabo bataba abana beza ariko n'abapanga yari igihe bagira ni ukuvuga rero nubwo nibyo nari nsohotse ndimo ndareba hano mpita ntekereza atari ku bundi uwahita nkwitegurira hano nayicara ukuntu usanzwe utazi ko ukunda kunsanga hanze ubundi ukansanga ntakwiteguye nuko mise mpanga aka kantu ndetse muri makeya warushatse ngo tuvuge kuri icyo kiganiro cy'abarandirode ntibyariteguye oya mpise ntekereza nyine gukora ako gaplanka ariko nyine icyari nimba nkubwira icyasohoye kugira ngo unsange aha hanze nuko nyine nari nsohotse nyine nanjye ngiye guhururamo umva ngo amureke aberemo ubuntu we urumva ibyo bintu atari ukumugunduza urumva cyakoze babikemeye neza baramubwira ati reka sinya kontra akubwira igihe uzamaramo cyangwa amezi 3 uyabemo yamaremo noneho umusubiza inzu ye cyangwa se agusubiza amafaranga ye uhita ugira gute uhita uvamo n'ayo mezi 3 adashize landlord aravuga ati nayamaremo hari igihe aba yarayamuhaye nawe yarayakoresheje ibindi kandi urumva no kujyamo aba yaravuguruye inzu umva icyo kintu cyo cy'abarandirode cyo tuzasubiramo ni story isekeje tuzabivugaho twisekera twiterera plan cyane so guys rero reka mbavuge isukure rwose nagiye icyo mvuga kuri ibi kubibaye tunabasezera mwibuke gukora subscribe mukoresha mu commenting turabakunda cyane umuryango umwe kandi mugari w'aba siblings dukeneye ko abantu biyongera dukeneye ko views ziyongera ibintu byose bikagenda neza ni nabwo umuntu akomeza agira idea nyinshi zo kugira gute zo gukora rero turabakunda aba siblings